se we wamvire mu ifoto ko wicaye aho ngaho tukwifotoza urimo kwifotoza kuva ryari kuva kare ongera wifotoze turebe ese kuri mu ifoto yanjye ubundi bite biho umeze ute eze neza umeze ute eze neza urumva umeze neza urumva umeze neza eze neza gaturebe iyo telefone kubera iki se niza aho gato kuri iyo telefone hasi nkavuge ngo wumve ndanze telefone yanjye ngo wareba ariko mvana ahubwo bugora iki niza iyo telefone ako mbona muri iyi minsi nazo ukuntu bimeze bite ubundi ubumbaza iki bro wakomeza ukajya aho wari ugiye garukira aho ngaho urumva umeze ute muri iyi minsi bimeze bite ko mbona ntazi ibyo urimo wicaye hano kuva ryari hashize umwanya tu sangaye naguhamagara gari ngunzanira uburoso na korogati utumva waje kundushya mu mutwe ntabwo numvise narindi kwifotoza wari uri kwi ibyo se barabirya ibyo urumva bizatuma ubana n'abantu wowe bakohereje hano mu rugo rwanjye kwirirwa wifotoza aha ngaha nakubwiye ngo iki ntabwo ari we ndi kubaza nakubwiye ngo iki uza hano nakubwiye ngo iki mama we yakubwiye ngo iki ngo vuga cyane ariko jya wongera ijwi wivana ubugoryi aho ngaho nyine yarambwiye ngo nze ngusure kuza kunsura andi magambo yakubwiye nta iki ntiyakubwiye ngo ujye witwara neza Bravo. Meze ni muturimo igikoni. Nuko ibitungura. Nta kibazo. Kumana utameze neza. Meze neza. Kandi mbona uri murira. Ikibazo cyo. Ubwo buzima tsigaye mbayemo bw'amarira gute bakiragiye ntango ningeze ngira ituze ako se reka nkubaze wenda ntago ari ukugusonga cyangwa iki abaye ari wowe biriya bintu byabaye ugasanga umugabo wawe niwe uri kubikora wakiyumva ute ndamwumva kandi cyane mfite namuhaye impamvu yo kuba yanyuza muri ibi byose kandi ndabizi ko nawe ntabwo yorohewe nta n'umutima ubona afite se basi wo guhinduka yabaye ndi wundi yarahindutse yabaye inyamaswa urumva ntabwo biba byoroshye kandi nawe ubwawe wabyivugiye kiriya ni ikintu kiba gikomera umuntu uwo ari we wese yaba ari ku ruhande rw'umugabo yaba ari ku ruhande rw'umugore ariko kubaye waraciye bugufi numva ko yakabaye ubu ngubu yarakumvise keretse niba ari ikintu ubona utarakora nta kintu nakora nkora buri kimwe cyose kugira byibuze mwereke ko nahindutse
nubwo ashaka kundeba mu maso nubwo ashaka kumva Okay, ndakumva kandi nyine ihangane sibyo none urumva ushaka ngufasha iki ndebe ko ari niba ari cyo nshoboye nta gikora ko byabaye byarabaye ntabwo twabihindura n'ubundi njye ndumva nigaye ihangane nyuma numva nazi uburyo umugabo wanjye ndamwumva namuteye agahinda naramubabaje namuteye igikomere narinze kuwusezerana namuhaye ko byibuze warakumva ubu nta wundi muntu nsigaranye nabwira byibuze ngo amunyumvishirize usibye nukuri ndakwinginze ndagusabye umfashire umugabo wanjye mwumvishe ko ibyabaye nazabyongera ikintu gihari cyo nagerageza ukuri nimba ari isomo nararyize nimba ari ukwiga narize gusa igihari cyo niba uzi uburemere bw'ikosa wakoze ndakeka ko mbitekereje mba numva ndi kubira niko bimera icyaha icyo ari cyo cyose ntabwo cyorohera umuntu kucyakira ariko ntekereza ko aka kanya ndamutse muganirije cyangwa se nawe ukomeza ukamuganiriza aba yakubariye ntekereza ko utazongera ikintu nk'icyo ngicyo ko nabyongera ari hese ubundi yaragiye ku muhanda okay umva ukuntu ibintu bimeze sibyo inama nakugira ikintu cyose ari bugusabe gukora sibyo ugikore kandi ucyubahe nta mutima mubagira urabizi ibiri kumubaho ni ibintu yakorewe nta muhungu warabibonye uriya nuko n'ubundi yampagaritse ari njye numvaga atasohoka mu inonzo yego ahubwo kubera ko akubaha niyo mpamvu yamugize kuriya ntacyo atakoze ngo mubabarire buriya yaramubabariye nanjye n'iziriya mbabazi nabonye akwiye nizo nyine nyinshi tugira ko nawe ndabizi ko ntabwo yari gusohoka so rero ibyamubayeho kuba ameze kuriya ahubwo yagize amahirwe kuba akaboko kataravunitse cyangwa dukata amaguru wenda ni impuhwe nyine yamugiriye umugabo wawe n'umwana mwiza rero yega nta nubwo ziriya nshuro yavuze twaryamanye njye nawe twaziryamanye gutuwe ni uko yaje kundeba inshuro 3 hano ngo ariko twaryamanye rimwe uriya muhungu yaranshutse yaramfatiranye mu gahinda umugabo wanjye yaransizemo ase bro hari ikintu ubundi nakugize uretse kumbeshya njyewe naguhamagaye inshuro zingahe none ubugoryi bwawe nsanze wicaye ahangaha utanumvaga ko nimo guhamagara wumva mbana n'igiti wumva mbana n'iki iyi myaka yawe utangiye kwigira ingare urumva washyushye nta reba uko akanyirebeshwa mera neza urebe hano hindukira urebe hano hindukiza nawe mavi yawe urebe hano muri iyi minsi uri kukurana nande uri kuganira nande nakubwiye ngo mpiyo telefone bro ni ishyari uba ufite ugize imyaka 30 ukiba mu rugo nta sheri nta n'ugusura akundi ubwo bayihute uretse ongera usubiremo tuganire nk'abavandimwe ni gute urandakaza ndakumenya imyaka 30 oya ntago ndi gukora akaza ndi kukubwiza uko sibyo ukagira imyaka 30 nta mukobwa uraza kugusura nta sheri nta mugore gusa wumva ubayihute ibyo bivuze wabisubiramo warangiza ukavuga ngo telefone ngo ndi kwifotoza ngewe kuba ndi gukundana n'umuntu akanyigurira telefone ni amakosa ariko wakantu we ufite imyaka ingahe ku buryo utangiye gutekereza gutyo urantekerereza wowe gahunda zanjye urazizi urumva washyushye rero utangiye kubyimba ububere nibwo ugikura uri aho ngaho urumva ushaka abagabo
ongera usubiremo umbajije ngo iki nta soni ongera usubiremo ngo mfite imyaka ingahe abere yanyo nge nagukubita nkagusubiza hehe mu ntara waje kundushya wowe ahangaha iyi misatsi nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iyo misatsi uyivane hehe kuri uwo mutwe none uratangiye wigize sireyi uri kwirirwa wifotoza ahangaha wabyimbye ububuno wabuhabiriye ububere bwabyimbye uri aho ngaho ninde musore muri guteretana muri iyi minsi utamwumbiye urarara ugiye sibyo mbwira umusore muri guteretana yitwa nde unyereke n'ifoto ye ngire icyo nkora sibyo nutabimbwira ndahita mfata ntabwo ndi buyigusubize yitwa nde ntaranamureba wanditseho irihe zina ntabwo ari wowe mbaza wanditse irihe zina ngewe niba uri mushiki wanjye ntukansaze sibyo ndi musaza wanjye hano kugira ngo ufashe nkugire inama ubeho neza none utangiye kwicaza ahangaha haguruka vaye hano ujya mu rugo ujye gukora imirimo so ikintu nyine ngiye gukora ndaza kumuganiriza ahubwo se nkubaze ko ibyabaye wigeze wibuka kwikingira byibuze ntabwo nari gutuma biba n'ikingi umugabo wanjye ndamukunda yego ndabyemera namuciye inyuma ariko ntabwo nari kwemera icyavamo nyuma y'uko muciye inyuma nahikingiye so igihari umugabo wawe ndabizi ko agukunda njye ndumva nshaka no kwigendera ndashaka kuwahukana oya nta buryo umva buretse yego ni igisebo kuri njye no kuri famiye yanjye ariko nanone biragoye kubana n'umuntu utakuvugisha ndateka ntagarya nta kintu na kimwe no koga ntagacyoga kubera agahinda namuteye ihangane umva nkubwira kuba umugabo wawe atarakwirukanye icyo ni icyemeza ko agukunda so kuba atarya kuba atagira gute nyine ni stress afite n'agahinda nyine wamuteye kandi ibyo byose bigomba kugira iherezo sibyo rero ndabizi ko umugabo wakumva kandi agukunda azakubabarira nyumva n'ukuri nambabarire ko umutima wanjye uraremerewe oya humura nta kibazo ndaza kubijyamo kandi nyine gukomeza urira ntabwo ari wo muti sinuzagaruka kugusura nzagaruka uzagaruka ryari tuzabivuganaho ushobora ugeze reka nkakugeza mu rugo oya wingeza mu rugo kubera ko umusaza wanjye mfite hariya mu rugo yakwica umuntu aramutse amenye ko dukundana ntacyo yangira cyakoze nyine abasaza b'abakobwa babafuhira byatari ushobora kugira ngo ni nk'ikirara mukundana ikibona ndi ikirara oya ntabwo uri ikirara ntabwo aribyo nshatse kuvuga singukunda nanjye ndagukunda yego ariko umusaza wanjye ntabwo aba ashaka ko hari umuhungu unereta n'umwe urumva aba ashaka ko nirirwa mu rugo nyine nkibera akana ko mu rugo singira na hamwe njya urumva rero amenye ko dukundana ni kuri yanyica amerera nabi nta kibazo gusa nyine ushaka gutandukana nawe mba numva umutima biremereye wumva waguma uri hafi yanjye turi kumwe mwireba uzi ko uri keza nibyo keza cyane ntako usa urakoze nawe uri mwiza koraho rinete ndebe urakoze kumbeshya ntabwo nkubeshya none se ngo bimeze bite gusa nkubwire ko bimeze bite ndabihiwe ku buryo utabyumva ndabyumva abana mu baturanyi nabo bantera stress sinzi umenye ino nzu ngiye kuzayitwika no gushoboya uzashaka ukuntu nyine nta aricyo wabakoraho se kukoze kugira ngo ushakire ahantu nk'ibi nyine biba bitesha umutwe umuntu ari umugore uri mu nzu ni ibibazo aha abaturanyi nabo nyine ntibata umuntu hiryamye bumva izindi nduru zihari abana n'umugisha ejo bundi nawe uzaba bafite ariko nutekereza ku bintu wambwiye ko ngewe ntabwo
ntabwo turi kwemezanya nyine tu urabizi ko uri umukuru wanjye ariko iyo bigeze aha ngaha bisaba ngo ufate icyemezo ari uko icyo kintu wabanje kugisasa kabisa ukareba ko cyeze nyine gitunganye ku buryo utazaza kwicuza mu minsi iri inyuma. ako mama uri kwishyira ku birenge byanjye tekereza umuntu mukorana ubukwe umarana iminsi 3 umusike nyuma y'igihe gitoya umuntu niba ananiwe kwihanganira akantu gatoya mu minsi ya mbere wagisite gusa igihari sibyo igihari umuntu ni umuntu sibyo kandi yambaye umubiri urumva ibi wamusizemo bishobora kuba bitaramuhaye amahitamo bitekerezaho neza ibihe wamusizemo bishobora kuba bitaramuhaye amahitamo ako ni gutumbwira ko basi wabura kwihangana no mu minsi ya mbere ntiwihe akabanga basi iki kintu uracyumva sinzi igihari sibyo urabizi ko umwanzuro nawe ufashe kandi kuka please ibintu ni bibiri n'ubu yarimenyeye kuba single icya kabiri man ntago umuntu yarahiriwe no gukoresha imbunda ntago mwahirwa n'ibintu byose imbunda zitandukanye zagiye zimira wivuga gutyo akanya rero ku rugo rwananira ntago ari ibya big deal apfa nkubwira ikintu gihari sibyo nta experience mfite ihagije ariko mbabarira unyumve wenda sindashaka ngo mbijyemo ariko niyo nzira ndi kujyamo nshobora kwiyumvisha uburibwe ufite n'ububabare ufite ko narindi kumwe nawe nanjye ubwo numvise atari njyewe burahari kandi ntari nyine nashatse kujya mu mwanya wawe niyumvisha aba yari njye wasize umugore ngasanga bimeze kuriya ndakeka warabibonye ukuntu ari imeze so rero ikintu gihari njye nakubwira burya nta muntu udakosa none bimeze bite nteye n'isa none se ngarukiriza hano rero nyine njye mu rugo musaza wanjye atamerera nabi sibyo okay nta kibazo ngaho ugera mu rugo ubwo ariko nyine ugerageze basi uzagaruke kumusura ikindi nshaka kukubwira rero ugabanye kumpamagara kuri telefone ko ntabwo abikunda atazamfata ndi kuvugira kuri telefone ndi kuvuga n'umuhungu yanyica none nabaho naguhamagara bigakunda koko uzampamagara gakeya nkasanga yese amasaha y'ubuza batari mu rugo umpamagara mu masaha ya mbere amaze kujya mu kazi najya amara kujya mu kazi rwumva saa tuvugana noneho saa 12 urumva nibwo ataha noneho uhita urekera kumpamagara wongeye kumpamagara uno yanyica none sibyo twumvikanye nta kibazo reka buriya iyo ukunda umuntu ntacyo utamukorera sibyo ntabwo nabikwiye bye sawa mani kurinde bye nta muntu udakosa kumva mwari mumaranye iminsi 3 and then atekereza uribukamo muri guteretana twagiye muri misiyo umusiga igihe kirekire yari ihanganye igihe yari akubonye arongera arakubura wenda yatekerezaga ko tugiye kugenda twamara igihe nk'icyo twamaze icyo kintu cyumve neza ikindi njye sinumva wasanga adafite n'ikosa wenda yarashutswe umugore wawe uramuzi kuba waramusize ubwa mbere tukamara igihe kingana kuri kongera kugaruka musanga kongera ugahitamo gukomezanya nawe nuko umuzi uzi umutima afite kandi ikindi uribuka ko yaciye bugufi kuba byonyine gusa yaraciye bugufi akemera amakosa yakoze agasaba imbabazi akaba ashaka ibintu bihinduka wakamwumvise ikindi aka kanya tuvuga uramuretse nta kibazo pe sibyo gushaka urabireka umuntu agerageza no mu bundi buryo cyangwa ishakira umwana hanze ibintu byo kuvuga ngo mfite umugore nyine uri permanent ukabivamo wangu nagaruka bigomba kumera dore ikintu gihari uwo ari wese uzashakaho umwana ni umugore stili nkabo kandi umuntu ni umuntu ntuzi icyo azaba atwaye wasanga azaba ari mubi kurusha uyu nguyu
n'uwo mwana ushobora kuzamubyara ugasanga si uwawe ko uwo mugore wundi utekereza. Ahubwo igihari ni iki, ko umugore ari guca bugufi ashaka ko ibintu bihinduka. Muha amahirwe. Umuntu wari wese akeneye amahirwe ya kabiri mu buzima, kandi isomo yararibonye. Okay, ndatekereza ko ukuntu yabonye twagize wa mutipe, sinzi ko keretse abaye afite undi mutima, ariko sintekereza ko yazongera. Kandi icyo nabonye nge aragukunda pe. Man, sinkubeshye, nanjye ndamukunda kandi no kuva na kera hose. Nziga nirinda akana kare kose basi katuma mbona nyine yarakaye, kuko ari mu bantu bavuga ati havuyemo mere. Undi wese ushobora kugira icyo yakora ashaka kumubaza. Mbese sinzi ko nabivuga. Fandereka nkwibutse ikihebe, ibyihebe niba tubifata byatwiciye abacu, ukagifata aho kugira ngo ukice ukakizanira ubutabera kugira ngo kiryozwe ibyo cyakoze, kandi wari ufite imbunda, wari ufite isasu, wari ufite uburyo bwose bwo kukica ibintu bikarangira, umujinya wari ufite ukarangira, ariko ukabyirengagiza ukabishyira hasi ukamuzana ku butabera kugira ngo akurikiranwe n'ababishinzwe. Rero inama nge nakugira, umujinya ufite wituma ufata imyanzuro nyine yihuse ku buryo nyine wazayicuza. Urabizi ko urashe umuntu ari we musigaje gukuramo amakuru, icyo gihe urakurikirana. Rero aka kanya ndumva kwirukana umugore wawe ni ukwisenyera, kandi hano hanze ni wowe uri buze kwishyira hanze. Mbese reka mbivuge mu bwo buryo, ikizi cyabaye twabikoze turabikavaringa, ntabwo byasohotse. Rero shaka uburyo uri bukemura iki kibazo, ariko ngiye gutandukana n'umugore ndumva atari umwanzuro muzima. Icyo kintu gitekerezeho.